muraho neza ni Prince kuva muri Rwanda. Uyu munsi mbazaniye indi nzu nziza cyane ahamerereye ni Kimironko, aho nje kubereka inzu nziza iri inyuma yanjye. Ni inzu isa neza kandi iri ku isoko, ushobora kwigurira uyu munsi. N'aka kanya reka mbereke imiterere yayo. Iyi nzu nkuko nabibabwiye iherereye Kimironko, hano hepfo gatoya yahoze gereza. Ni inzu nshyashya nibwo ikirangiza kubakwa, ariko noneho uyitegereje urabona ko rwose ari inzu isa neza, ifite amabara makeya, imirongo igororotse, ku buryo ari ahantu haberwa no kwitwa iwawe. Parking hano yajyamo imodoka ebyiri neza. Ku ruhande rwa hariya hirya gatoya niho dusanga jardin. Ni jardin ijya gusa nk'isanzuye, si nini cyane ariko nanone si ntoya, gusa iracyari gukura, ntabwo irakomera neza. Bigaragara ko nikomera rwose izasa neza cyane. Imiterere y'inzu rero twaje kureba uyu munsi, ni inzu iri ku isoko kuri $200,000. Ikaba ifite ibyumba 4, toilette 3, iri mu kibanza gifite metero kare 400. Gusa witegereje ngira ngo murabona ko rwose ari inzu nziza kandi isa neza. Kambereke mw'imbere ese iyi nzu iteye ite. Tuzamuke. Mbere gato yo kwinjira mu nzu, ngira ngo iyi nzu imiterere y'ikibanza iriho ntabwo yoroshye, kuko hasa nkaho hanamyemo gakeya. Niyo mpamvu ubona ko hari ama escalier agenda yizamura mu bice bitandukanye. Ngira ngo mw'ibaraza murabona ko rifite amakaro ayizamura, agatuma ugeze hano hejuru ubasha kwitegera neza rwose umusozi wa Bumbogo hari imbere, hasa neza. Ndetse twajya kwinjira tukabona ko iyi nzu ifite finishing zo hasi zisa neza, nk'iri irangi rya stone finish rirayibereye cyane. Ahangaha dufite umuryango, ni umuryango witwa pivot door. Ngira ngo murabona ntabwo aho wizengurukiriza ari ku gikuta, ahubwo ni hagati na hagati. Ni umuryango mwiza cyane kandi ugezweho. Ariko noneho twakwinjira tukabona ko iyi nzu ifite salon nziza pe. Ni salon nini igaye kandi iri practical, nayo ifite irangi ritandukanye. Ntabwo nibuka neza iri rangi ukuntu ryitwa, ariko ni akarangi gasa neza, karimo akantu gatoya k'agatin k'ubururu, n'aya makaro meza asa nk'igiti, gypsum hejuru n'amatara meza, ku buryo rwose hano hantu hasa neza. Uyu ni umwanya wa televiziyo. Ndetse twakomeza hano kuri ruhande akaba ariho dusanga salle à manger. Nanone murabona ko ahantu hose hahuye neza, buri mwanya widistribuwa neza. Ndetse naho imbere basize aka kantu kameze nk'aka garde fou. Ni akantu keza ho kugira ngo ufite nk'abana, kubera ko narimo kano kantu k'agapante n'ababibagwa ndetse n'abantu bakuru burya kwibeshya bibaho, ahubwo umuntu uri hano hejuru abe afite umwanya mwiza. Ni akantu keza. Iyi nzu ngira ngo salon rwose turabibona ko ikoze neza cyane. Iyo duciye hano niho dusanga igikoni. Ifite igikoni cyiza cyane cyo mu nzu. Ni igikoni kinini, ibuye rya granite, MDF boards zikoze utu tubati dusa neza. Ndetse kandi n'aya mabara bakoresheje, yaba iry'umweru n'ingiri ijya gusa nka gris, urabona ko birahura neza cyane. Ndetse na granite nanone isa nka gris. Uyu ni umwanya basize wa frigo, hariya basiga umwanya w'ishyiga. Ndetse hano munsi ni munsi ya escalier, bahasiga umwanya mutoya cyane wo gukoresha nka stock. Twinjiye gatoya hano inyuma niho dusanga igikari. Igikari cy'iyi nzu nacyo ntabwo bakiretse gutyo gusa, ko si bagisondetse. Ku ruhande dufite stock iri additionnel yongeye akuye mu nzu. Aha hanze tukagira igikoni cyo hanze gisa neza. Ngira ngo twinjiyemo murabona ko ni igikoni gifite isuku. Ni igikoni gifite isuku rwose. Ufite amashyiga 3 yawe hano, afite amakaro yose. Dufite robine zo kogerezamo ibyombo, namwe zo kubyogereza mu nzu cyetara utuntu tworoshye. Hano hanze wabikora, ariko nuri kubikora nawe akaba ari kubikorera ahantu heza. Ngira ngo abantu bakunda gutekera hanze uyu mwanya bawisangamo cyane. Ndetse kuri ruhande akaba ariho dusanga ikindi cyumba kiri additionnel gikunda gukoreshwa nk'icyumba cy'umukozi. Ndetse n'inyuma hakaba douche na toilette n'ikigega cy'amazi hejuru. Iyi nzu imiterere yayo
nayo nyibabwiyeho gatoya, ni ukuvuga kuri iki gice cyo hasi ifiteyo salon, salle à manger, igikoni, ikagira n'icyumba kimwe gifite douche na toilette. Hejuru ikagirayo salon ya kabiri, ibyumba bitatu na toilette ebyiri ndetse na balcon. Ngiye kubereka icyumba kimwe cya hasi, tuzamuke hejuru turebe nayo ikindi cyumba kimwe kugira ngo nabarambira, noneho mugire ishusho y'uko ino nzu iteye, ndetse niba mwayikunze mubiba mwayigura mwanatubwira no muri description y'ino video niba mu by'ukuri hari icyo twirengagije kubereka kandi mwashaka kukibona. Uyu muryango munini ni umuryango ugutandukanya na salon, ni ukuvuga uha iki cyumba privacy, ariko iyo duciye hano niho noneho dusanga cya cyumba. Murabona ko iki ni icyumba cyiza, uri n'umuntu udashaka ibyumba byinshi gishobora gukoreshwa nka office kuko gifite access yacyo yo hanze. Ni ukuvuga uyu muryango ni uwacu, uri privé, ntabwo umuntu arinda kwinjira mu nzu. So umuntu ukunda office yo mu rugo akakaba ka office keza. Gusa nanone buri cyumba cyose muri iyi nzu kizana na garde-robe zubakiyemo, ndetse kandi murabona ko ari icyumba gifite size nziza, igitanda cyose washaka gushyiramo ubuntu rwose umwanya wagishyiramo, cyane ko garde-robe bari gutegurira ibirimo. Iyo duciye hano niho dusanga noneho toilette, ni toilette iri hanze y'icyumba kugira ngo n'abashyitsi bashaka kuyikoresha babe bayikoresha. Gusa ni toilette nziza kandi ihagije. Ngeze kuri uyu mwanya uhera niho dusanga aho kogera, kugira ngo uyu mwanya basize murabona ko ufite nka metero na 20 kuri metero. Ni umwanya uhagije, ahantu ho kogera hawe hameze neza, ndetse uramutse ushaka kwa modifier ugashyiramo ikirahuri cyangwa se akantu gatangira amazi, urabona ko hano biri pratique cyane. Ahangaha tukagira toilette, ndetse no ku ruhande tukagira lavabo, n'ahantu ho kwiposereza byose, miroir, utwo ukeneye twose kugira ngo ukore wireba. Ni akantu keza cyane. Kugira ngo tuzamuke twerekeza hejuru dukoresha izi escalier, ngira ngo abanyarwanda bagenda benovetinga mu buryo bubaka, ndetse bakoresha n'ibintu bigenda biza. Urabona nk'utu dutara bashyize hano muri escalier dutuma ahantu hagaragara neza pe, dutuma isura yaho itandukana kandi hagaragara fresh. Twazamuka muri izi escalier akaba ariho rero dusanga salon ya kabiri. Ni salon nanone nini ihagije, wakoresha ibintu bitandukanye. Ngira ngo ahangaha akenshi ahantu bagira family room kugira ngo hasi haba wakira abashyitsi, hejuru habe aho nk'umuryango muteranira, muri kureba amakuru, muri kureba film, muganira. Ni akantu keza ko kugira. Ndetse iyi wing ya inyuma ariyo ifite bya byumba bibiri, kimwe kirimo hano, ikindi kikaba hariya, bigasangiye no douche na toilette. Niho tuyisanga, ariko noneho chambre principale ikabamo hano, akaba nagiye kubereka. Mu kwinjira muri uyu mwanya niho dusanga chambre principale, kandi ni chambre nini pe. Namwe nimurebe uno mwanya, ngira ngo ujya kungana nk'iya salon twabonye hasi. Aha tuhafite garde-robe yubakiyeho kandi nini, iruta izindi twabonye mu byumba hose. Ariko no wareba iki cyumba ukabona ko gifite feel ari kinini. Aha niho bateguriye umutwe w'igitanda. Ngira ngo uri hano ureba view iri hariya hirya, hasa neza cyane. Ndetse kandi iyi chambre principale iri self contained, ni ukuvuga duciye hano niho dusanga douche yayo. Ni douche nziza. Hano tuhafite akaravabo keza kari moderne gasa neza cyane. Ku ruhande tukagira toilette, ndetse hano tukagira jacuzzi ariyo bateguye ko uwaturamo hano yazajya akoresha yoga. Ni jacuzzi ariko ifite na handheld ku buryo uri kwihuta si ngombwa ko wuzuza bassinet yose, ahubwo wakoga gusa. Kandi n'amakaro bakoresheje muri ino douche principale nayo asa neza cyane rwose mu buryo buryoshye. Iyi nzu rero nanone chambre principale bayiteguriye ko igira ibaraza, akaba ari iringiri. Ni ibaraza rinini kandi rifite view itarembe habe na gato, kuko dufite view iva ku kibuga cy'indege, tukagera i Masoro, tukagera Kimironko, mbese handi hejuru kuri Azamu. Ni akantu keza. Nimugoroba hano hasa neza, ndetse na mu gitondo kuko izuba rirasira ya hirya. Nimugoroba hakaba hacirinze neza cyane. Ngira ngo ni akadisiyo keza ko kugira, kuko uri ku musozi no muri etage ntugire balcon,
hari ikintu cyaba kibura. Video yacu tukaba tugiye kwisoreza hano, twarebeye hamwe ino nzu iri Kimironko y'ibyumba 4, toilette 3, ni inzu nziza ya etage iri ku isoko kuri $200,000 ndetse kandi ikaba iteye neza, ifite utuntu twinshi wayikundiraho. Uramutse ushaka rero kuba wakwigurira ino nzu, waduhamagara kuri nimero ziri muri description y'ino video ndetse na email yacu iriho, website yacu iriho, ndetse waba wayikunze wibuke kuduha like. Turi kugerageza content mu Kinyarwanda ngo turebe niba ari ibintu byiza, unatubwiye muri comments niba ari ibintu mukunda mushaka gukomeza kubona, nabyo byadushimisha. Murakoze cyane rero, naho ubutaha.